Niga mutakorerwa muri Kigali bashaho. Indebera ngo mari imyaka 3 yose kwirukanka muri Kigali biga umuntu wamuvuze ko Yesu nako. Urambona ngo yirukanga Nyamirambo Kimigurira Kicukiro Kaciri. Bose ndi kwiga umuntu wamuvuze ko turashize none. Ariko nana mbona umuntu ngaze ko amumbonera. Shaho arafashe kireka agakupa neza ma bamwe zikaritse nazivukiyemo rwose nizi wako nta muntu ntabaze ma wakwihanganywa kwihangana ntabwo ko umuntu emi wabo muzi ko urabutse bayo muzi kandi cyane we nakugurira n'akaruko aba we hari abantu muri shinyagurira ubu iki gipantaro wambaye ni kiri. Oh my god. Uri bungurira akantu urayakura isona n'ibifaranga. Jesus is Lord. Akubundi we ntabwo wigeze kubumura. Samaje tiyange. Bikamane buriya. Wambara ntabwo ari bwo bukiri. Yemba barongeze ngeze ahantu kandi bo uwo muhungu uri bumuzi. Mbabara ngeze sindi bukure na senye. Tugende ndakugeza ariko ubwo nyine. Ako hazi fresh. Ndahazi fresh gutya photocopy. Okay. Nanu bwari kure dore na. Ndeba ni koko. Dore nguya hugana na nanga hano reka dore ibipango byose ni byiza cyane yarakizere karadukiranye nje narya tigere tumusuhuza komere emi zima yena arashaba barakizere ko barigeze kare Isi cyamuri nabahe ko je naba tuvuge ko rwose kano kamwanya uvuye mu cyaro imyaka 3 ishize tuvuge ko wanyabagiye ko abantu muri umujyi ntabwo agundimo ntabwo urimo ubusaka mbega emeno naho we muntengwe ngo mbere nka hano nagiye mpura nabo isi zina ryanjye se ubwo wari kuyehe ko numva nazi ariko se ubu ko aka kanya yebanyita mogisi ko nibi byaje tirwaga tujyana mu kabande no kunyibagiwe ko kabande meruka afite imyaka 3 cyane none mwarakize mwana mwebwe ntabwo umuntu yabishinga kabisa no jewe aje Kigali uje kureba ishugo itangura inshuti yanjye abana barimo arashaka uriye gutwatsi kuko ko reba igihe gishize tutabona n'ingoranyibagiwe igiye ko gikwibuka Dino muntu wamukoye konzi ko abantu tuzayi muri uyu mujyi umuntu arugamba none nawe uyu muntu rero je nzamutsera nigira kwisake hura n'uyu mugabo arambwira ati wambabaye rwose ukangeza kwa Emi ko ndi bwa kuri iryo cupa nanjye ndeba uwo muntu ari bwa kuri iryo cupa n'izi nyambaro ze biranyobera aho wasanga ari umurara ndavuga ati arambwira ati rwose iryo cupa ndarigura rya senkisi ndavuga ati reka nari bigiye makugeze ndariwe muze nibagiwe yuko ageraga mu kabande kuragira ingurube uraguze ko ari ngewe bitaga ndasugunya nawe nutwo yo kutaga akaguru turashize none. umuntu twasangiraga ibigori amateke ibirayi ibijumba imyumbati byokeje bakanyuranye bagiye ko ariko uzi ko mwibutse numva se ahubwo noneho ariko azareba sasa rero wabonye ko hano ufite ibipangu byinshi ariko urataha ntabwo ndaza kwina n'indi ba muri no Kigali nayiruhiyemo noneho none bivuga ngo nyine uje kwaka akazi nyine cyane ari nubwo bukandebera nk'inshuti yanjye ngo twabanye tugasangira akabisi n'agahiye. Oh my god. Tugasangira ibijumba inyotsi nyirankono baretse numva akazi baretse numva hano haba hari akazi ndeba rero ko ibikorwa byanjye hano ruguru hari bare ndabaramwe abakozi bagera muri 5 ariko ni abakozi nyine babashusha rugamba baceza batewe kuzi guceza kugira ngo nyine ndebe ko nagushyira muri ako kazi heje kunuza yumpe amafaranga nanjye guceza hasi rwose tangira wowe
abanyacyaro kuko muri abanyacyaro agiye n'umuca hejuru narashavuye kamana yanjye naje nje rero uzi ukuntu ugase Nyamirambo Kacyiru Kicukiro Kimisagara Kimikuru hose tugwiza nakubo akoza icyo tupase ntabwo ndi telefone agafone kanjye kari mu rugo yani murebe ntajura nakurasanga 0 5 ijana na 20 iby'inani iby'itanu ntari Abuta Saidi bahita Saidi reka noneho gembe mbe ngiye ubwo aho washakaga ndakujije reka digere mu isaka nawundi urambyaye ewa turi kumwe rero ubusuzi butafari hariya cyane mu kanya akazinda kaguhaye wowe